nezererewe Imana inciriye akayira nkongera ngashyika hano nshobora byose n'Uwiteka. Kandi ndabibutsa nubwo Imana itagaragara ariko iriho. Igeze gute yemwe? Mwongere muyikomera, Imana iriho. Imana iriho. Hanyuma kandi ikintu cya gatatu ndashimira kandi na bayobozi Imana yashyize mu nshingano uyu murimo, yabahaye umurimo ngo babe bawugenzurira Imana, nabo Imana yakoreyemo bakanzana kandi Imana nabo ibaha umugisha. Bayobozi nabashimiye. Hanyuma reka dusome amagambo y'Imana. Ubwo nicyo cya kane gikurikiyeho mu gitabo cya Zaburi ya 34 umurongo w'8. Ndibwira abantu benshi mumaze kugera yahari mwahageze. Igitabo cya Zaburi ya 34 umurongo w'8. Haravuga ngo marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota bamwubaha akabakiza. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota bamwubaha akabakiza. Hanyuma reka dusome n'umurongo wa 20 kandi. Urabanga makuba n'ibyago biri mu kiranutsi byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri yose. Amakuba n'ibyago biri mu kiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri yose. Hanyuma ndashaka kubaganiriza ku ijambo ngo bakiranutse Imana ibana nabo. Ntabwo ijya ibatererana, ahubwo ibana nabo. Sawa. Hanyuma birashoboka yuko hari abantu benshi bambonye bwangu uko naje hari inshuro zirenga imwe yego, ariko itorero ryacu rigenda ryaguka umunsi ku munsi. Reka rero mfate iminota hagati y'3 n'4 mbibwiye ijambo ribanga bakiranutse Imana ibana nabo. Ubwo buri muntu wese abwira Imana ngo ndashaka unshoboze gukiranuka. Hanyuma namaze imyaka igera kuri 20 ndikirimarima ntabasha kuvuga. Nari ndikiragi, iyo wambaza ngo ye mwana uwo kwande ntago byakundaga. Hanyuma ndi mu masengesho nkuko mwaje gusenga arenze iminsi 2 nsurwa n'uyu mugabo mwaje imbere, aransanga arambwira ngo mwana wanjye nshimitsi yatuma gutavuga neza, ugiye kujya uvuga. Memuretse nari mfite intenge ebyiri, kutavuga no kuzingama. Umwami abikemurira rimwe, arambwira ati nshimitsi yatuma gutavuga neza, ugiye kujya uvuga. Kandi ndanakuzinguye ubu ndi hano ariko Imana yaranzinguye. Ariko korera Imana n'umushinga ufite ishingiro. Ineza y'Imana nayibonye muri uyu murimo we. Korera Imana n'umushinga ufite ishingiro. Ineza y'Imana nayibonye muri uyu murimo we. Korera Imana n'umushinga ufite ishingiro we. Ineza y'Umwami nayibonye muri uyu murimo. Korera Imana n'umushinga ufite ishingiro. Hallelujah. Gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro. Ineza y'Imana nayibonye muri uyu murimo. Korera Imana n'umushinga ufite ishingiro. Ineza y'Imana nayibonye muri uyu murimo. Imana yansanze ndi mu murimo witwa gusenga. Sema amen. Amen.
icyo ni kimwe Mana yarambwiye ngo nzabwire abantu ngo uko yahoze ikora ngo n'ubu ngubu biracyakora. Tuyihereze icyubahiro. N'ubu ngubu biracyakora. Ako hari abantu wenda babiri babonye ikintu gikozwe n'Imana, wenda babiri gusa, ukajya kwa muganga abagome bavuze ko nta mwana utahana utwite, Imana ikabikora ubwayo n'amaboko yayo, ugahura n'umurozi uhetse. Oya, hari abantu babonye amaboko y'Imana akavuga ngo njyewe ndabihamya ko byakozwe n'Imana. Ntabwo ari abantu n'imimo fose kandogo kanostefo bege no hose elegandro ko numva Imana kandi mwese mwikirize ngo irahari. Tubikwiriye byanga abakiranutsi Imana ibana nabo. Igira gute yemwe? Abarozi babishaka batabishaka Imana iri kumwe nawe. Testafo abaturwanya ngo tutazagira aho tugera, n'ubu turacyafite mikoro. Abakiranutsi Imana ibana nabo. Hari abantu babiri bavuze bati njye narabibonye ko ari amaboko y'Imana, nabonye ko ari Imana yabanye nanjye. Barahari babiri. Abantu babibonye bakavuga ngo njye nabonye Imana inkura ahantu bwa uhaguruke utere haleluya sinirwa mbana.
aguhitane. Amena. Nibyo. Kubabara uzi kubabara. Imana yambwiye ngo ntishaka yuko upfa imburagihe. Uko turi hano twese tuzapfa, ariko Imana yanze ko uyu muntu akenyuka. Muvuga ngo Imana irabyanze. Kandi yambwiye ngo yanyongore, irambwira ngo nubwo shitani atifuzaga kubaho akoreye mu bantu, Imana yambwiye ngo ubayeho kandi uzabaho utababaye. Ikindi hari umugisha Imana ikwemereye ishyize mu biganza. Hari umugisha Imana ishyize mu biganza. Jewe sinkuzi, ariko Imana yambwiye ngo nta mutima w'igisimba ugira. Burya hari abantu batabarwa ukaba utamusuhuza. Niyo ufite akantu wowe uribwiriza ukamenya aho imbabarira, uribwiriza ukamenya ahantu imbabarira, bitumye n'Imana ihurura mwikiriza ngo iraje ije ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Sinkuzi, ariko Imana iragukunda niko imbwiye. Turi kubivuga ngo abakiranutsi Imana ibana nabo. Imana ibana nabo. Sawa. Haleluya. Ngira n'ubundi buhamya bw'ukuntu nashonje nkabura ibyo kurya, nkikopesha icyayi cya mukaru amezi 9 na caride bose nda ahantu nigobetse ahantu iratinyuka intumaho irambwira ngo izina ryanjye ngo igiye kuryamamaza. Hari 2008 mu mpera za ntabwo nari mfite aho kuba. Arambwira ati ndetse uzanitwara. Ubuzi ko nitwara njya ntira imodoka ntabwo wenda ndagura iyanyu, usibye ko nabyo biri hafi. Ariko Imana isa neza. Ubundi reba neza, ivuga neza, ntabwo ivuga nabi. Kandi Imana ni umukunzi wawe. Bimwe mu bintu birenga 10 nyikundira ko umuntu wese uyishatse ayigeraho. Ntabwo bisaba yirindwi, ntabwo bisaba titire, ntabwo bisaba nko kumfashe mikora, ahubwo uyishatse wese arayibona. Yita ku gusenga ko batagira shinge. Karame mwa idasuzuguye gusenga kwa. Haleluya. Kandi ntabwo ireba amasaha. Birashoboka yuko wagira impamvu ugatinda. Impamvu ntavugira mu iteraniro werari sazi, ntabwo naza ziriya saa. Ni impamvu azi, ni impamvu azi, ni impamvu azi. Sinari ncuruje. Uyu muntu hageze saa 10 ntukamwibazeho, harya yahagera saa 10 akazana n'ijwi. Niba Imana itandukanira natwe rero, sema amen. Icya kabiri, abantu bajya bava kuri 6 ariko Imana ihora kuri 6. Ibyo bintu bituma mbikundira Imana. Haleluya. Gatatu, ineza yayo ntabwo ishira, ihoraho. Haleluya. Ineza yayo uko yajyaga igira neza 2001 n'ubu ineza yayo iracyayigirira abantu. Icyaka nkundira Imana itandukanye n'abantu, igirira neza bose itarabanduye. Abakijijwe n'abadakijijwe. Undebera umuntu ucuruza urumogi sinzi ahantu, ariko mujya mwumva abanyasi, abayasese, abayasese twite ikamufasha bakamunyaga, ariko amafaranga yarayagwije. Imana irinda bose kandi ikagirira neza
batanga. Icyo nacyo gituma mbikundira Imana. Sema amen. Kanseri y'urupfu. Haleluya. Hanyuma Imana ikora ibintu bitagereranywa. Nta muntu kandi bishaka yuko abyiyitirira. Mperutse ahantu mu rugo rumwe hari ikibazo cy'umuntu, urwo rugo bafite amafaranga, umwe ni umuganga Kacyiru, undi ni umuyobozi ndetse bose mu bagize akarere ka Rulindo. Nta mwana bageraga, bari bamaze abashatse 2009. Hanyuma nje nagiyeyo mu kwa karindwi, umuririmbyi turirimbana muri korali, ndi n'umuririmbyi nagumye muri korali, bari bagiye kunyihera ubwarimu ndanga ntibajyane kumukiranutse birahagije, ntibajyane nzakomeza gukizwa neza bizantonga. Icyo gihe nsengesho nditahira, icyo gihe baduhaye itike njye na mugenzi wanjye, ndamubwira nti ntabwo abantu bamaze iyi myaka yose batabyara bagiye batanga amatike menshi, nibayijyane Imana narikora bazayishimire ntibazadushimire, nibajyana amatike yabo. Ku mugoroba nibwo namenye ko twapfuye gushingura ibirenge, vuga ngo birakunda. Ubu byarafashe. Uwo mugenzi wanjye yambwiye ati nari narakuretse ngira mu gitangaza kibanze gishinga imizi. Ubu baratwitewe. Imana ikora ibintu abantu tugira abantu biyemera, ukabona umuntu yahinduye ingendo. Nta muntu ushoboye n'umwe, Uwiteka niwe ushoboye. Niwe sawa. Mana ntabwo igira isoni, insanga iratinyuka, ntunzwe n'icyayi cya Mukaruna cyari umwenda amezi 9, ikajya imbwira ngo nzatwara imodoka. Ego mama, uzi ko madamu asoza kwiga kaminuza, uzi ko ari njye ubwanjye nagiye kumutwara. Ntira umuntu Karina, ntawe umfatiye bate katakugegana. Kama korera Imana n'umushinga ufite ishingiro, ineza y'Imana nayibonye muri uyu murimo we. Korera Imana n'umushinga ufite ishingiro, ineza y'Imana nayibonye muri uyu murimo. Ndabyibuka ngeze kuri Yerika, abasekirite bari basanzwe bankingurira ntwaye akamoto nzanye madamu ku ishuri. Ariko mana, ndabibutsa ko navuye ibyumba n'amaguru. Ntabwo Imana igira isoni ngo ngere n'imvugaho, imvugo yahita izamura agaciro. Ndabibutsa ko Imana ivuze bingana no gukora. Kubona Yosefu ari mu byombo ntibivuze ko batazamuha kashe n'imfunguzo. Kubona Vena, amina ariko naje ivumbi ndigica, ntabwo bivuze ko ejo cyangwa ejo bundi ntazagira ikirava cyangwa ikindi kintu gikaze. Imana irashoboye. Hari abantu dufatikanije kumenya ko ishoboye, sa n'utinze ayigire gutya tuyishime. Haleluya. Imana ndayibuka inshoboje kwitwara nkajya gufata madamu. Abanyeshuri biganye na madamu bansabye lifuti ngo dati, kandi niyo watangiye guhembuka amazina arahinduka. Amazina arahinduka. Niwacu amazina amaze guhinduka, ndatunguka abakozi ngo dadara. Ariko ndabibutsa ko nasenye ahantu Imana irambwira iti mwana
ndamuzana ngo buke kandi nza n'undi nzamura kwizera. Abakiranutsi Imana ibana password yo gutera imbere, password yo kugirirwa neza n'Imana, password yo kuzagera kure. Amina. Password y'uburinzi, umubare w'ibanga kugira ngo uhure n'Imana, ugirirwe neza n'Imana, ni ugukiranuka. Sema amen. Haleluya. Ndababwira ntimusabe mugenzi wanyu ntisinzi imyanya ndafite, ariko ntimunseke iyo umuntu aribwo agikira, iyo umuntu aribwo agitera imbere aba biharaye kubirata. Navuye kuri yereka ibirahure nabimanuye, byose nabimanuye ngera muri karitsiye aho twakodeshaga mu Nyakabanda, nyitwarira muri rimwe ngenda buke ngenda mfuza abaturage. Hanyuma rero ngira ubuhamya bw'ukuntu nashatse bigoranye. Umukiranutsi iyo umureba uba ubona ntaho azagera, ariko aba ari mu biganza by'Imana, aba ari mu biganza by'Imana. Iyo ureba umukiranutsi uba ubona ntacyo ari cyo, ubona ntacyo ari cyo, kandi ubona ntaho azagera. Sema amen. Amen. Mwese haleluya. Amen. Iyo urebye umukiranutsi uba ubona ntaho azagera, kandi uba ubona ntacyo ari cyo. Ariko Gerardine yatanze gasopo, aravuga ngo birashoboka yuko wamurusha physical appearance, no isura, ngo birashoboka ko wamurusha uburanga, ngo ushobora kumurusha ngo no kubyara abana benshi, ngo ushobora no kumurusha niveau d'étude, urwego rw'amashuri ukamurusha rwose, ngo ushobora no kumurusha mu imiryango y'ikazi. Ngo ariko uyu muntu ukiranukira Imana n'umubona, sema amen. Amen. Ujya umwubaha. Ujya umwubaha. Hanyuma nari mfite amasezerano Imana yari yarambwiye ngo umukobwa nzashaka ngo yujuje ibintu bine. Werarisi aramuzi, ntabwo mvuga ibintu by'amagambo amuzi. Ngewe burya nimbabwira ngo irakora nayibonye ikora, mwikize ngo haleluya. Abakiranutsi Imana ibana nabo, Imana ibana nabo. Imana yari yarambwiye ngo umukobwa nzashaka icyambere wazaba ari mwiza, azaba ari mwiza. Ntabwo mpinda, nashatse umukobwa mwiza. Burya si impinda, mvuga Imana. Numvise icyo kubabwira cyanciranye nkumva ntacyo, nakwibuka yankuye ibyumba n'igitsi nkaba ntuye, nayibuka nkayibyinira udafashe akazashenga icyo cyumba. Bivuge burya niba ikintu ari umweru tuvuge ko ari umweru, niba ikintu ari umukara tuvuge ko ari umukara. Tonta nuko nteye. Urahari cyangwa mwaje? Sinjya mpinda, mvuga ikintu uko kiri. Icya kabiri, Imana irambwira ngo azaba yitonda, azaba yitonda. Nari nkeneye umudamu witonda kugira ngo abapagani batazanyota. Tugira abapagani bo mu rusengero avuga ngo atubwira ndakwikora, ngo ibanze igakora
igishibuka cy'inturusi rwose neza ukabona kandi uko uyu musatsi ukura niko n'amahane akura akubwira yuko umutima utamucira urubanza. Ubu ni nk'abahungu ngiye kwibasiramo hano ndabatangariza iyo umuntu ari umukiranutsi aritwararika aritwa se munsubize aritwa ubu nubwo nabwiriza inshuro imwe ariko bitestika antrosefo nabo uwiteka akanezerwa aho kugira ngo nibyo rwose Imana yampaye ikibuga kinini mba mfite ubutumire burebure ariko aho kugira ngo nirwa nirukanka Imana ni David guhemwa n'Imana ni bibi kandi Pawulo yaravuze ngo ibyarindamuye yabitekereje ubu nagiye mpomba byinshi kubwo gukiranuka ndabatangariza kandi kantu umukiranutsi ni muntu ki ni umuntu wakinguriye agakingura Kristo akicara muri windani hanyuma Kristo niwe udushoboza gukora ibyo Imana ishaka ntabwo njyewe nawe twabishobora ariko Kristo uri muri twebwe adushoboza gukora ibyo Imana ishaka. Isomo ryafashe sema amen. Uyu mukiranutsi ntabwo agenda uko ashaka aho yaba asengera aho ariho inzira tujyamo ntabwo ari ebyiri ni imwe kandi irafunganye ni inzira itagusaba kugenda uko ushaka ni aho waba usengera aho ariho ni inzira igutegeka amina ariko igutegeka niba ngiye muri salo ndiyogoshesha nk'abapantekote wikwigana abadive ntabwo ubayo dufite abahungu ntabwo aho bavuye bafite ibisunzu cyakora utajya kwigaburo ryacu we ntacyo aho usengera ariko abo tujyana kwigaburo ntabwo mbyemera iyo umudamu amaze kumenya ko atwite ntabwo yongera kugenda uko abonye no aho kugira ngo nzaze hano kane wenda mpazire ryonyine bidekano wasifo ni byiza ko mvuga ubutumwa ariko abambonye ntibavuge bati vuga ariko uruw'iki gihe dufite abarokore batakiryoherwa umuvugabutumwa ni byiza ko ahagarara avuga ariko uko avuze uko yitwaye amina ariko nabyo bikavuga ubu se nta muntu waba nzi nko mu myaka 5 ishize ukaba unzi warambonye mvuga ntawunzi ngo ambwira ati turakubona ko imvugo ufite usigaye igoreka uvuga ngo amen haleluya ibyo ni umurengwe iyo umuntu arenzwe avuga ibitavugwa ariko umukiranutsi ntabwo atuyuka haleluya hesefa uko mubanye none niko 2030 uzamubona. Hari umuntu wabanze nko mu myaka 5 ishize uranze nawe suzuma umbwira uti uko twakubonaga uvuga ugenda kwagosha suzuma urebe byose nicyo mubonyeho njyewe ntakubonyeho mubonye ko wese yateye inyama ndashaka yuko Yesu avuga amagambo muri Matayo 5 hepfo kuri 14 mu
ndabyiga ni ibintu nzi. Dufite abahungu bafite isunzu, ntabwo nzi aho bavuye n'abahungu, ntabwo nzi aho mwavuye. Ibintu mwazanye sha ni ibi. Ubu ko nta gisunzu bimbujije ku umusitasi, aho uzagera uzumva izina Vera kandi ntuje. basore cyane mucuranga, muririmba, mwitwararike ku nyogosho zanyu zigayisha umurimo. Aba bakecuru ntacyo bumva kandi Yesu afasha bose. Muri kubyumva ari? Nubwo mutazongera kunzana nkaza none, ariko nyiramwe nkayikanda nkayimaramo. Mvuga ubutumwa ariko nayo kuba igisitaza. Ndi umuririmbyi muri korali y'abanyeshuri yo mu Nyakabanda yitwa Nazirikwayo. Ugeremo ubaze ngo Vena yitwara ati. Mazemo imyaka myinshi nagezemo ndicyane ubona gisobanye insobanuye sinabishongoraho ngumamo ku rwego banampaye ubwarimu nkabaha kandi nimwicyane ibyanyu nzakomeza kumuririmba. Ndagira ngo tuganirije dufite abarokore baduhemukiye. Aho utuye, aho ukorera, ntabwo gukiranuka kwawe kugaragara. Reka imvugo ufite, myifatire ufite ntabwo yerekana Yesu. Twasomye ijambo ry'Imana icya kane kuri madamu. Icya mbere akaba ari mwiza, kabiri akaba yitonda, gatatu akaba akijwe neza, kane akaba yarize amashuri asanzwe. Bivuze ubwo ngubwo ni umurisansi. Mbanza kubura aho ari, Imana igeze aho iransura inyereka ko ari ye. Njya kumuzana ye. Ndagenda ndamuzana. Abantu barakwica ati iki cyana cyahoze ari ikiragi kizongera kiba. Mwabonye umuntu Imana itabara akongera akarwa. Iyo urugamba rujya kurangira rurashyuha. Mugenzi wanjye cyokomera nubona binaniranye iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Mugenzi wanjye cyokomera nubona binaniranye iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Babwira madamu bati kandi ikindi avuka ibyumba uramenye ntumushaka. Arababwira ati nimuvuge ibyo muvuga byose nzamushaka. Mu muntu ugira ibiganza bati pamutunga aho ubonye. Imana ni umwuka. Twasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi, ijambo rya mbere. Iki gitabo nicyo kinini muri Bibiliya, gifite paji 150. Hanyuma kandi ikindi hari abakunda gukeka yuko cyose ari icya Dawidi. Oya, cyakora niwe ufitemo Zaburi nyinshi zigera kuri 97. Hanyuma kandi habonekamo na bene Asafu bagiramo Zaburi na bene Kora. Bene Kora ni bamwe baririmbye Zaburi ya 46 na 46. Hahirwa ababa mu nzu yawe babasha gushima ubudasiba. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Sema amen. Amen. Ayiwe. Hahirwa afite mu mitima inzira zigana iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka. Agihindura ahantu y'ikiremwe, imvura y'umuhindo ikacyambika imigisha. Ngo bagenda bagwiza imbaraga. Bagenda bagwiza imbaraga. Ayiwe.
ashimwe cyane. Iyi zaburi twasomye rero ni iya Dawidi amaze kubona Imana imukuye mu ishyamba, imukuye intare zitamutsinzeyo, amaze kubona Imana imurokoye icumu rya Sawuli, aravuga ati ngomba kubibwira abantu. Imana nigira ikintu ikora ujye ubwira abantu kugira neza kwawe. Aravuga ngo marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Ndasaba Imana ngo umuntu waje gusenga wese Imana imubambeho amahema. Imubambeho amahema. Umuntu wese waje gusenga mama iyabambe kuri ba bana bawe. Nta musekirite ugira ubagenda, ariko hari ihema ry'abagenda. Uyu mudugudu Imana imubambeho amahema. Sema amen. Abayobozi y'abafuruja pasiteri n'uyu mwene data amina ariko n'abakoreye Imana mwese ibabambeho amahema. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Kandi amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni ariko Uwiteka amukiza muri byose. Uziko abakiranutsi usibye no kubakiza muri byose, uziko niyo habayeho kumukiranutsi yasaza, ariko gukiranuka gukomeza gukora kugatunga abana. Nari umusore none ariko sinari nabona cyangwa ngo urubyaro uziko nakurikiranye nkasanga umukiranutsi ari muri nyobozi amina ariko ari muri korari ayobora yego mananje anacuranga ahantu ahagaze ntabwo abangama agereranywa n'igiti nasanze mu gitabo cya Zaburi 92 umukiranutsi azashisha nk'umukindo. Umukindo ni igiti kitabangama, azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni, kuko batewe mu rugo rw'Uwiteka ngo bazashishira ngo mu bikari by'Imana yabo, ngo bazakomeza kwera ngo no mu busaza, ngo bazatemba ikakama n'itoto, ngo kuko byerekana yuko Uwiteka atunganye. Sema amen. Oya mwese haleluya. Uziko nakurikiranye nkasanga niyo umukiranutsi apfuye gukiranuka kwe gusigara guporoteje urugo rwe amina ariko abana n'umudamu ku buryo batamwara, kandi umugabo yarakiranutse nubwo atakiriho, ariko gukiranuka kuracyariho. Kuracya Obadiya arapfuye, umupfakazi asigaranye imfubyi, umugabo arikoze ndabajyana. Umudamu ati wishongore gake, urabajyana n'abawe, urabajyana data wambwira twari kumwe, ariko mwagira urabajyana kubera iki? Amuha itegeko ry'uko atabajyana, ntabwo bajyana itono mbwira y'ubushaka. Sema amen. Ngo ahita ajya gutakira umuntu w'Imana, ajya gutakira Elisa. Sema amen. Aramubwira ngo humura, umutware wawe ndamuzi, yanywa agakapu, yari umukiranutsi. Yari umukiranutsi. Genda utire ibintu kandi utire bikeya. Ngo ni bikeya hano. Utira byinshi. Sema amen. Biragaragara ko uyu mudamu yagiranaga imibanire myiza n'abaturanyi tugira umwete wo kubana n'abantu bose ndetse n'uwo kwezwa, kuko utejwe atazabona umwami. Arabitira, amaze kubitira ayiwe data we aragaruka ati ibikoresho nabigwije byuzuye inzu. Sema amen. Aramubwira ngo genda usukemo twatuvuta icyasuzemo Imana yuzuza hatuzuye ku bana bawe. Niba batsindwaga nibatsinde, icyasuzemo Imana yuzuza hatuzuye. Niba uri umushomeri iguha akazi, icyasuzemo Imana yuzuze mu mwuka. Niba nta mbaraga ugira niguha imbaraga mu izina rya Yesu.
genda ugurisha wishyura umwishyuzi agasuzuguro kave kubera. Sema amen. Kandi hari abakwitegeye bazi kuzamwara asigaye agutunganya n'abana. Kandi hari igihe umukiranutsi ashoberwa ariko Imana imubikira ihumure. Ngo iki? Hari igihe umukiranutsi ashoberwa ariko Imana imubikira ihumure. Muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza. Ariko mwagira muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Mwakira ijambo ry'Imana. Abakiranutsi Imana ibana nabo. Imana ibana nabo. Yaba ku manywa ibana nabo, yaba mu kaga ibana nabo. Haleluya. Amen. Kandi nubwo ngo abantu baguhagurukira bakibwira ko bagiye gukora icyo bashatse, bazagutera baciye mu nzira imwe. Imana ibatatanye iciye mu nzira ibatatanye. Sema amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Icyo dusengera ni iki? Turabwira Imana ngo ma dushoboze gukiranukiraho abantu bareba naho kuko tumenye ko abakiranutsi ubana nabo. Ashobora kuba afite Yesu ataragenda gusa akajya aririmbira ku mugayo w'uko atameze nk'uko abo bari kumwe bameze. Nkajya mvuga ubutumwa abantu bampema ariko Yesu ahari. Ibyo birashoboka ariko ngerageze mvuga ubutumwa nta n'umugayo uriho. Yesu ashimwe ariko. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Rega nagiye mpomba Furuje, uzi ko mperutse ku Gisenyi ariko mwagira dukiranuke ku gato no ku kanini. Mperutse ku Gisenyi. Uwandaritse aratangaza tuyu muhanuzi agenda akora kuri buri muntu amubwira ibye. Ubu nabakoraho mwese nabasoza ryabo. Cyari igiterane. Imana irambwira ngo ihanirisha abantu. Abantu barihana basamanya bakwema inda barihana. Ariko umuyobozi aravuga ngo mwihangane ntibigenze neza ariko ejo bizagenda neza. Icyo gihe bandaza ubusa. Banyima ibiryo niba bijyane ariko data yubaho. Ngo buke igiterane kiraba nanone babundaje ngura karindazi n'agacyayi. Icyo gihe mbona nari nzahare ikaze. Imana irongera ngo abapagani baje bawutabejo ihanisha abantu. Nari nateguye akajambo keza karyoshye k'ibiterane. Imana iranga umvira umwuka w'urukundo asanuzagirawe tubona Yesu. Nabwo Imana iranga nihanisha barongera banyima ibiryo banyima n'itike nibajyane ariko data yubaho. Ndashaka yuko duhendahenda Imana tukayisaba ngo Mana nanjye kandi ndayisaba. Hari abahungu bavugaga, hari abahungu batangiraga kuvuga n'utetse akava mu gikoni, n'utetse akavayo. Ariko abahungu bakavugira ku bwibone ukaba utamusuhuza ukaba utamuhamagara. Hari umuhungu umwe nashyiriye ubutumwa bw'uko agiye kuzagwa arambwira ngo bwijyane. Ndamubwira nti nubwo nshonjujubika ntuzagwa. Ubu yaraguye. Ibi bintu by'umwuka. Sema amen. Ibintu byo gukiranuka bisangwa tugira imitima iciye bugufi. Nugira ikibazo ukitwaremo neza ku
buryo nikirangira uzabona icyo ubwira abantu. Haleluya.